muraho neza abafana bacu mumeze neza mwese aho muherereye twe turaho nk'ibisanzwe tumeze neza turashima Imana turabiyegereje abatuye Australia Canada muri Amerika mu Rwanda i Bugande mwese abafana bacu aho muri mwese Imana ibagirire neza amazina nk'ibisanzwe ni yayandi ni nyina w'inka Aline kaba umukobwa bitira nkaba umwishwa w'abasinzira nkaba nshatswe mu basita murakoze cyane mutere udutebe aho ngaho kugira ngo tuganire muzaba mugize neza reka nakire mugezi wanje nawe kugira ngo abakire muraho bavandimwe turabaramukije turabaramukije mwebwe mwese mugenzi wanje amaze kubiyegereza umwegere mutegere mutere udutebe amazina ni yayandi niyo nteze Joyeuse twazanye umutumirwa reka tumwiyegereza twibwire arakazi. Asante cyane nyama mbaramutse aho mwaba muri hose twishimiye kubana namwe ko mukonje mwanyagi nimba ngayire yabaye nayo imbere mu kuba ikagiraho abantu imbaraga nyinshi no kwitwaza telemus nimba kwitwaza telemus mu dusakame dore gatwe kuko tugira n'amasakame kandi hari telemus twaje kibikombe bibiri wo kwitwaza turahari two ngutwo kandi hari ibikapo byaje z'abagore uzugira ngo ni ubu nyine ngo amasaka amasigaje ngo amatelefone y'amafite utwo bari twabisakame dutoya nawe ibi bisakame binini ariyo bimwe byaje bizamera nka uniform usanga umugore wese ari umukecuru ari umugore mutoya bose babifite ukaribia hapa none hari umunyakenya wambwiye ngo yadukoreye ntuze ngo none ngo tuzatuvuga igiswahili none gani imbago wacha zagisobanura imbaga agisobanura nkazavuga nawe agasobanura igiswahili kugira ngo n'uwo muntu nawe azayumva kuko nyine ari kuntu umuntu agukorera intuze atumva ivugo nyine bikasanga ibimuteye kubutaka avuga ati si ubundi abanakoreye baza bavuga iki ntamenyega ibyo tuzatuvuga ariko nibakomeze bihangane igiswahili kizaza kiza turi mu mujyi buke turaza twiga n'icyongereza uko we ntuza kongereza mama lady habe morning iya morning genda wisubireho uzuvuga icyongereza uko kirakenewe muri iki kinyejana turi ku ishuri kabisa muri ku ishuri niba uri ku ishuri umunyeshuri kugira ngo tumenye uko yayafata hari utuntu azagenda avuga kugira ngo mumenye azasubiramo azasubiriramo umwarimu nyine turi aha ngaha imihanda yakomeje kunyerera iranyerera ubu ngubu ni ibindi bindi gusa nyine hari ibintu bimwe biri mu kugenda bihaca nyine abantu bakabura uko babivuga uyu muhana nsinzi nk'umusazi bahambye Kayori kuko ari umupasiteri wavuze ati ibintu byose bivuga ariko byagera Kayori ariko ngo Kayori no mu mujyi mwifiri y'Ibonyanto ariko bamafuti menshi ari mu mujyi sinzi umuntu wambwiye ngo arapatanisha buriya ngo dutuye mu mujyi bene wabo duteye ubwoba tewe tene bari karakavuyo buri ahantu hose hahura abantu benshi ni mu mujyi ngahe ni mubage content yanyu twumve tugiye kubaga ahangaha mugani hari umugabo umwe n'ubundi wambwiye akazambwira ngo ni ukuvunagura turavunagura ibiti se ari ibiti tugira hano nta biti tugira ahangaha oya ni ukugaya no kunenga ibintu biri mu kugenda bibera ahangaha nyine twatureba siko ngaca muce mu ncamake twumve mu ncamake ejo bundi tugire gutya tubona umugabo umwe bamukubise ku ntuze ngo umugabo nyine wazo utanga mu mafaranga nyine agenda afasha abantu babamukubiseho atuye umuntu bamukubiseho kwishima umuntu mumurebe neza tiwamubonye naramwumvishe mu muhana sinamenya amakuru ye ariko mu matwi naramwumvishe nuko ntamubonye waramwumvishije naje nari mfite amatsiko yo kuja kumureba nari nyafite mvuga ati ngomba kuja kumureba areba ati suye umugabo niki umugabo yaraje yifite umutima w'umweru yasengera mu rusengero abona ibintu ntibimeze neza yumva akora materiel akamagura ibintu akamavuga ati bini biki akabateje imbere akabatejeje abantu ibiri
atejeje abantu imbere abantu ati muhungire kure akagara katwijiranye. ese icyo mbaza umuntu wese ufite ubushobozi ni ngombwa ngo bamwite gutyo? Haje gasinzi uko bimeze, sinzi kuko umuntu umukire numvisha avuga ngo umukire ko nari inzuga njyewe ko mbizi uriya mugabo ni umucuruzi kandi umuntu ucuruza zahabu atandukanye n'ucuruza protect tibahuye mu bushobozi. protect akuragira ngo irorushe. noneho ko twabaye abantu bakunda kuvuga ibidakenewe tukumva ko ikintu cyose tugomba kukivugaho kandi bitari ngombwa. Okay, nituvugaho niko aragufasha. None se abo mubanye mu ishaka ryanyu bo bagufashije iki? Ntacyo. Ariko kuba yaragize umutima wo kugufasha hari n'abandi ari gufasha atafashije. Ahubwo tuza dushima iyo umuntu akugiriye neza. Abakoze mu mbuto zimwe z'Imana bifite. Ariko kuriya abantu ntibavuze ko ari akagara kubera kuriya yafashije. Uko bavuze uko ari akagara kubera ibikorwa n'amagambo amuva mu kanwa. Kuriya abantu kujya bazavuga ngo abantu n'utumana dutoya, kuriya ari byo yavuze biboneka yuko ari akagara. Uko ari amagambo yamuvuye mu kanwa afasha abantu ibikorwa, mbese amagambo niyo yamugaragaje ko ari akagara, ntabwo ari ibikorwa byo yaza akora ibikorwa byiza zo gufasha abantu. Ariko kuriya ari amagambo yakoresheje bigaragaza ko ari akagara. Oya, uzi ukuntu ibintu biba bimeze. Iwe ashobora kuvuga uko abyumva, yerega ntabwo ushobora kuvuga uko abanyamurenge bose bumva ikintu. We yavuze uko abyumva nimba yaranavuze, je mbivuze uko mbitekereza. Muri iki gihugu perezida w'iki gihugu suko ashimishije abanyagihugu, afite abamukunda, afite abamwanga. Ariko we avuga cyangwa se agakora ibyo atekereza. Kuko na Yesu yaraje yashimishije bose baramwishe. Ibaze none umwana w'umuntu uvuga ngo nukuburi icyo dukora twarangiza tugakora ubusa cyane, kuko naje ibyo bintu byarambabaje. Umuntu wese udafite akazi, udafite ikintu kimugize busy, azaja mu bintu byose bidafite umumaro. Niko tumeze muri societe yacu cyane. Ibyo byo nibyo kuko nyine sizinje amagambo yoba yarakoresheje. None se kugira neza ni ikibazo. Sizinje amagambo yoba yarakoresheje. Ariko kuko ndango ikintu nyamukuru bagendeyeho ndango ni kure yabunye kure kura. N'umucuruzi aratunze. Iwe sacuruzi biyo kayori. N'umucuruzi wa zahabu. N'umukire. Uko ndi yabuze umuntu yongorera ko amubwira uko bamutumye. Abantu umwe babiri batatu boza bakavuga ngo akagara uko ari wo yongoreye ati akagara kantumye. Tumaheza amafaranga. Kandi ari we wari urimo yitangira. Boyamuheza bakamuheza amafaranga ati fata ugenda ufasha abantu ugahindura intekerezo. Gusa ni ibintu yarananiwe kuzagenda ngo wenda yinjire mu rugo rw'umuntu amubwire ati yewe nkuzi gutya na gutya. Ibi bintu biri guhaca ntabwo jewe ndi mu kuzumva. None nawe nimba kuri none uri twigwaneho umva nkubwire jewe ndaguhindurira ubuzima. Iba akagara, kandi kuba akagara si ukuvuga ngo niho bamufasha cyane. Bomufasha iryo rimwe ntibamufasha kabiri. None se tuzi ko akagara niko gutuka muri iyi kukugira ngo urakagara. Akagara ntabwo bavuga ngo ntakagara. Akagara barihishira mu bantu bakabereka uko bafite ibikorwa byiza mu bantu, ariko muri bo ari akagara. Bashaka kwica abantu intekerezo babereka uko ari bo bafasha abantu kurusha mbese. None se iyo baje kuzica bakamwicira mu ikanisa. Mu ikanisa kandi muri mwicirira mu muhana cyangwa bamwicirire iwiwe. Urugo aragenda asanga umuntu ngo ariko mu ikanisa arica abantu benshi agaragaza uko afite ibikorwa byiza. None se bose niko yabaye amafaranga. Ariko gabenshi babonye uko afite ibikorwa byiza bajya bari bicaye hajya mu nde baramurebye babona uko afite ibikorwa byiza. Tuvuge gutya yego ibyo bintu amafaranga yaratanzwe araba. Nanone tibyari kuzanywa ku marezo sosio kubera ko siwe yabikoreye. None habuze abagabo mwicaza bavuge ngo nimba yakoze amakosa iki gikorwa ibikorwa byanjye twabishiye. Sibyo kuki ukareba abantu cyangwa se nimba ari umuntu yongera akamubwira ati jewe nakagara nyishe mu bantu kubera uwo muntu niwe dushaka kuko yozana kuri social media akatubwira akavuga ati jewe uriya mugabo kose yaranyibwiriye. Kuko uyu munsi haje polisi akabajya muri polisi akabasaba ibimenyetso yuko
ari akagara kandi ari n'amagambo yavuze kubera abenshi bo bafunga kandi bagapfira ntabyemeraga niba basaba ibimenyetso bakamubaza nyirawe arahakana ko atari akagara kubera ko abanyakagara ntibemera ko ari akagara none se abatunze gusa umunyakagara azemera ko ari akagara aba baje ku mantuze n'abangaba uriye urumva yazanye ibikorwa byiza kubera ko abantu batumva akagara iwe yihishiramo kutagaragaza uko ari akagara njyewe abantu bose nzi bakagara baravuga ngo nje ndakagara kuko ubu nyine aho bigeze umuntu atakubwira ngo ndakagara arakubwira ngo ibi ngo ntabwo ndi kubyumva none akikubwiye ngo sibyo kubyumva tatanga umusanzu uwo muntu womushira hari ikibazo cya education nkeya twagize kudasobanukirwa ibintu kumva ibintu uko mzumva si kimwe n'uwawe si kimwe n'undi kubera ko turi amahasha ko turi batatu buri wese agomba kuvuga ikiri ku mutima kandi icyo yashimye erega se ngomba kuba nk'undi muntu kugira ngo munezeze ngomba kuba ubu nyine ibintu byose byagiye kuri social media ikintu cyose ukora umenye kizokivugwa mu muhana ngo kirangirira kizokija kuri social media kubera ko social media ni ihari ubu nyine bira n'ukwica abantu mu bandi mu gihe utanyicaje nimba wangaye upamagare unyicaze umbwire ngo iki kintu nabirize vuga umuntu nakosa uzomwenderere nakunanira umuteze babiri nakunanira umuteze batatu nakunanira umuteze itorero sibyo ariko nanirana usenge nyine gazararangiye siho tugeze ubu nyine oya ahandi ibintu n'ukwica abandi mu bandi umuntu akwiciye mundi kandi cyo n'uri kuvuga ngo yego ari muri twigwana tubyite gutyo ntari muri Kongo turi muri Kenya no habo koko yego baramuvuze ngo yahunze igihugu nakagara none se wewe utari ko kuri muri Kenya watashe cyane uri muri Kongo se kuzo tubwira amakuru ya Kongo tukuzi muri uyu muhanda tahuraje taho wagiye ariko arafasha muri amafaranga batanga reka gufasha ni igikorwa cy'urukundo si itegeko ni igikorwa cy'urukundo abantu bose gasiko bazoshobora ngo bagende baje kurwana none se uyu nguyu utaragiye uri kwitira izina kandi tuwamubonye muri association yabo mu bifotoza nta evidence ufite yanagufunga mugenda muri leta yo gufunga kubera ko nta bihamye ufite yuko ari izina runaka n'amafuti kuri urabyumva uko ntabwo nje nabyumva kuri yabavuze ko akaga kamurimo gute uko nyine ese akagara kubundi bisobanura iki ngadusobanurira iryo jambo akagara ubundi bisobanuke mu magambo maremare akagara ntibariya nyine bashigikira leta badashigikira twigwaneho abona ko twigwaneho ari nani yaje nyine none se kuba umuntu ari abanyeshamba baje kurwanya inani leta kuba umuntu ashigikiye igihugu cye undi agashigikira abarebere ari icyo bitwaye nta kuntu woshigikira leta yayimara abantu ngo ureke gushigikira bene wanyu kuko nyine niko kagara kweli je sinza ndakunda nuko kiyavuga ngo yazanye ibikorwa byo kubamara yari gutu oya umva ngubwire ikizaki kwemeza uko hano nyine abantu nyine n'impunzi turuzi kuri uriya muntu yoza agakora nk'umushinga akavuga ngo ngiye gufasha abantu akavuga ngo ngiye gufasha abantu ari abamututse ari abataramututse twotonda umurongo twonigana twobyigana twogira gute kubera iki kera kabaramukundira cya kintu yabazanira ni ukuvuga ngo uriya mugabo jewe numvishije yavuga ngo yageze ku rusengero runaka asanga ibizumba ntibizabisabwira aravuga ati ni gute fata amafaranga mu mukiri hari n'umuntu ejo numvishije aravuga ati ibiriya bintu byo gutanga ni ibintu byiwe ni umuntu ufite umutima wo gutanga ariko si ukuvuga ngo umuntu wese uko agiye gutanga ngo tumwite none se mukuru ko bamwise akagara iryo jambo ry'akagara ryavuye umuntu we hano dufite abantu bazabafasha benshi cyane binjira mu masengero bagatangisha n'abandi kandi ibikorwa bigakora kubera uko batarabita akagara iwe jambo ry'akagara ryavuye hehe natwe nabyo dushaka kumenya dushaka kumenya wese uriya mugabo hari umuntu yigeze kuganiriza akamubwira ngo ndakagara
naje kwisha abantu ndakagara Mubaze uko akagara kari online kari mu gukorera hara kuri Imuhira TV abantu ushaka azaja kukareba ibyo kakavuga udashaka ndaza kare mu bajournaliste dufite nta muntu wazanye ibimenyetso avuga ngo uyu muntu bana baza none gushaka si uriya faranga muntu ngo nakagara twamaganye uriya muntu ngo nakagara ese ibintu z'akagara babikuye twabaye mu buzima bukenye cyane abandi barakira duhera mu magambo twabona uriya yanakira babona ndimo numva ngo aje kuzimu wowe wagiye yugakira nawe ngo wagiye wagiye uko azaje ari kuzimu kandi kuriya gusa bashatse kumwica hano muri hariya ni ukumwica muri sosiyete kandi n'icyo kintu turi kwamamaza turacyanze kwica umuntu mu wundi ahubwo yari avuye he umukire avuye muri Kongo yabaga muri Amerika ariko agacuruza ni umukire wo ku rwego rwo hejuru ni umu businessman rero bene bari abagabo b'abacuruzi ibyo bintu bayumva ko ari ubushiki bwinshi we ikintu kimujyanye imbere ni ugutunga umuryango neza no gukomeza gukomera mu iterambere cyane wowe urahanya amaviri icyo umuvugaho ntacyo kimutwara wenda hari inzu ntiyicura wowe mu gitundu tuja kumanyura kiyateka akakomanga utagupfa gukaranga inyama ukwezi kugiye kugera ko kwishura uzushira muri budget y'igitundu dukore cyane reka kwizerera mu ariko iki ni ikibazo cy'ubukoloni abakolonizwa bose n'abafaransa umwana bazaba bamwigisha gutwarira moto mu ikaye uwo mwana azokura ryari ngo atware moto imuhesha amafaranga ni moto se ni imodoka ni indege byose babyigira mu makaye tukavyigira mu ikaye ukandika ariko abandi bihugu byakolonizwa n'abongereza bazaba gushira moto hariya bakakubwira ngo ese wowe yibasha ngahe tukwigishe uko bazamura umuriro uko bamanura uko bafata feri umwana bikamutunga oya nduruze abe ni twe dufite nk'abana ureba umwana ukamubwira uti umwana akunda akabumbu kuko buri gihe arakubwira ngo ngurira akabumbu kine ariko ukamusanga ibyo yayiga ntibishanye na bike wakuruze umwana akunda akabumbu kamumubwira ngo uzuba nkuwa kanaka ngo turi mukunda gukora kumukuzana ngo amanota ya mbere kukiri ngo turiga ifu ubwenge bwashiriye ku kabumbu kandi mu isi ya tekinoloji umwana hari abo gatunze umwana uzi uko no hanze uyu mwana babona arimo gutora akanta kakabika mukakagura uzavuga ati umwana yovamo umwibyi mwiza bakamujyana mu kigo kibikora yamara kugera ya myaka ubundi 18 icyo ukora cyose bokurasa umubyeyi ntago yoburana iko bira bihugu byo hanze bimeze rero twegwaza n'umwana hano amaze kujya akabucunga araze akamatangira kuvuga abandi kandi uri mu kureba ibinyamakuru byinshi dufite si ibintu byubaka ni ibintu bisenya abandi mu bandi cyane ibi bintu ntago ari byiza niyo mpamvu turero jewe mugabo wagize neza pa abo yaguriye ibyuma yagize neza ibyuma biravuga neza rwose wakoze ijambo uko ngiye yakugeraho akagukubita nk'amadolari 50 ariko aba yaragiye yihishaga ukavuga ko umwana twese yihisha ikikwereka nyine ko yaza korera Imana wenda wetu wari uhari kandi itaza yerekwa ngo ari kukubona ahubwo bazamubwira aho ari azoze apeze kudufuka uranazikene bagoze dufaranga kera baravuga uragarutse none kera akase no kwa gifaranga ngo kubera ko umuntu arakaga ibintu abantu baza bagenda bishiramo bitari twebwe kudasoma cyangwa kwabaye kugira amasomo make tuza dushaka ngo wowe ngo nimba wumva ibintu uko uzumva naje nuko uzorera no mu bicuruzi z'abanyamurenge impamvu tudatera imbere ejo bundi nagiye mu Bugande nsanga abagabo birabuye bose bacuruza amakara niyagezweho uko niyo yayabere ni protect iriya ni amakara habaje kuza amafu n'amafuta ngo muri Sudani n'ibitenge none umwe ntiyocuruza nk'ibitoki undi kabucungu undi agatereka inyanya hariya undi gwadaniyeri zihiye kugira ngo uzokora hana kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza ariko twebwe ni ka uniform ni ukujanisha kugira ngo tujanirane nimba hano habonetse inzira twese tuyishiriremo niko abantu
gusa abantu bareke kugenda bica abantu mu bandi twakiriye icyo kintu icyo kwica abantu mu bandi ni kimeze kibi nabi. ikintu cyo kuvuga ngo Nashaka umuntu akabe- azabaza atukane undaze atukane si umuco mwiza wa kinyamurenge twabigaye abantu b'abamama abantu beza abakobwa bakiri ku isoko ibyo bintu ntabwo ari byiza n'abagabo ni ukuri ntabwo ari ibintu byiza kuko si umuco uko uje gusuka tugira amakuru ya ruguru turagufana kandi tukagukunda ariko ngo abantu ubu nyine aho isi igeze bajya uza akavuga gutya ubu dusigaye tureba uzareba nk'aba bapfunguye amacano nyine bakavuga amagambo bene nyine yoroheje ayo uzuka tese none we bafunguye iki none ngo bakoze none nk'abazatureba ibibaza ko tese none aba ngaba baba mu biki ni ibiki babamo ariko tuyategereye tubarebe gusa mubwire ariko ubu nyine bavuga ngo komanya ko ibice yagize gutya kandi ikintu kitari Ubu cyiza bigezweho. umuntu waje akiyemeza akavuga ngo aje hano akagira akanta ko muzamutuke guhera kuno murenze ku musatsi ariko timukamutukire nk'ababyeyi bavandimwe bari mu kurenguka ntabwo ari byiza ni mumutuke mumuhe ntabwo yaje yiyemeje mumutuke azedi ariko mumurekere famiye kuko ikiri mu gutuma nabo basubizanya ni uko umuntu azaza yagutuka ukamwumva kujane muri famiye ukamwumva urarakaye kamere gazikanywa kandi ga umwuka ni nkaho uri mu kugenda ugira imbaraga nkeya ahubwo za kamere ziri mu kuguma kugenda zizamuka urukundo wabaye mukeya gusa abantu bagende bareke gusebanya muzamuvuga ibintu byiza umuntu ntuzi uko bageze bavuga bagazatwisha akatubwira musanze ko umuntu ntabwo kubita ahangaha ngo nawe uzahindukira ariko gatwege twari abana yagaza gukubita mukamufatana na mwarimu akiri hariya akiyabigisha ahubwo ubu nyine agukubise uza umukubita ururu uryo yagukubise kandi we iyo nagukubita atabishaka ariko we waje kumusubiza ukamusubizanya umujinya mugende mugire urukundo mukundane niwe muco mwiza wa kinyamurenge niwe muco w'iwacu mugende badukorere kuri abakeba TV yeme mudukorereho abantu bari mukubwira nabi mugire neza mwagize umutima nk'uyu wari muri Kristo Yesu ubwo kugenda urutoki gasigo rwizizi urutoki tugenda gusa ukagira gutyo ugakanda wamara ukigina wamara tukubwega ngo uzozega ngo uduhe ikiganiro ngaho ukore kugira ngo ariko urutoki rwawe turarukeneye mugende mudukorereho muzoba mugize neza murakoze cyane Imana ibaheze umugisha